Ibarura igice cya 8. Uko amatara agomba guterekwa. Uhoraho ategeka Musa kubwira Aroni ati nushyira amatara 7 ku gitereko cyayo ajya amurikira imbere yacyo. Aroni aramwumvira abigenza atyo. Igitereko cy'amatara cyari gicuzwe mu izahabu inoze kuva hasi kugeza hejuru. Cyari gikozwe hakurikijwe igishushanyo mbonera Uhoraho yayeretse Musa. Abalevi begurirwa Uhoraho. Uhoraho abwira Musa ati vana abalevi mu bandi b'Isirayeli maze ubahumanure. Dore uko bigomba kugenda. Ubamisheho amazi yagenewe umuhango wo kubahumanura, hanyuma biyogosheshe umubiri wose bamese n'imyambaro yabo kugira ngo bahumanuke. Baza n'ikimasa bagiturane n'ituro ry'ibinyampeke ry'ifu ivanze n'amavuta y'iminzenze, nawe uzana ikindi kimasa cy'igitambo cyo guhongerera ibyaha. Uzana abalevi imbere y'ihema ry'ibonaniro maze ukoranye ab'Isirayeli bose, abalevi bakiri imbere yanjye, ab'Isirayeli babarambikeho ibiganza. Hanyuma Aroni amurikira abalevi bankorere mu cyimbo cy'abandi b'Isirayeli. Nuko abalevi barambika ibiganza ku mitwe y'ibyo bimasa, kimwe gitambe igitambo cyo guhongerera ibyaha, ikindi gitambe igitambo gikongorwa n'umuriro, bityo abalevi babe bahumanutse. Hanyuma ubahagarika imbere ya Aroni n'abahungu be maze ubamurikire. Numara gutandukanya utyo abalevi n'abandi b'Isirayeli, bazaba babaye abanjye. Nyuma yo kubahumanura no kubamurikira, bazatangire gukora imirimo yerekeye ihema ry'ibonaniro. Narabitoranyirije kugira ngo babe abanjye mu cyimbo cy'abana b'imfura bose b'Abisirayeli. Igihe nicaga abana b'imfura b'Abanyamisiri n'uburiza bw'amatungo yabo, nibwo niyeguriye abana b'imfura bose b'Abisirayeli n'uburiza bwose bw'amatungo yabo. Ariko mu cyimbo cy'abana b'imfura natoranyije abalevi, kandi mbaha Aroni n'abahungu be kugira ngo bakore imirimo yerekeye ihema ry'ibonaniro mu mwanya w'abandi b'Isirayeli. Bashinzwe kandi kurinda ab'Isirayeli ngo badahumanya banyeguriwe bakarimbuka. Musa na Aroni n'Abisirayeli bose bakorera abalevi iby'Uhoraho yategetse Musa byose. Abalevi barihumanura kandi bamesa imyambaro yabo, hanyuma Aroni abamurikira Uhoraho, ahongera n'ibyaha byabo kugira ngo bahumanuke. Nuko abalevi batangira gukora imirimo yabo yerekeye ihema ry'ibonaniro, bayobowe na Aroni n'abahungu be. Bityo bakorera abalevi iby'Uhoraho yategetse Musa. Uhoraho abwira Musa ati abalevi bazajye batangira gukora imirimo yerekeye ihema ry'ibonaniro bamaze imyaka 25. Nibageza ku myaka 50 bajye bareka gukora imirimo iruhije. Icyakora bashobora gufasha bagenzi babo kurinda ihema ry'ibonaniro. Uzabigenza utyo kubyerekeye imirimo y'abalevi.